Abantu muri rusange cyane cyane ku mugabane wa Afurika usanga banyotewe no kugira uruhu rukeye, aho uzasanga bakora uko bashoboye bakagura ibikoresho cyangwa amavuta ahenze ari ukugira ngo bagire uruhu rutirabura. Ibi babikora mu rwego rwo kurushaho gusa neza uko babyifuza. Ibi rero iyo bigeze ku gitsina gore ho biba akarusho, kuko amafaranga menshi bakorera yose usanga bayatakaza mu kwisiga neza no guhindura uruhu ngo babe inzobe, ku buryo bamwe bakoresha n'ibyo twita mukorogo. Nyamara ibi bishobora guteza ingaruka zikomeye ku ruhu, harimo nko gutakaza ubudahangarwa bw'uruhu ndetse na kanseri y'uruhu ikaba yaziramo. Nubwo bimeze bityo ariko hari ibintu karemano ushobora kwifashisha ukagira inzobe ikeye neza, ugasa neza utabanje kwiyangiriza uruhu. Nguhaye ikaze nanone ku Meta TV, kora subscribe tujye twibanira. Uyu munsi reka turebere hamwe ibintu bigera kuri 11 ushobora kwifashisha ukaba inzobe ikeye, maze uruhu rwawe rukarushaho gucya neza, bityo ugasa neza uko ubyifuza. Bana natwe naho mu kanya gato. Ndagushimiye cyane. Ikintu cya mbere ushobora kwifashisha ukagira uruhu rukeye ndetse ukaba waba inzobe nk'uko ubyifuza ni ukwifashisha indimu cyane. Aha ufata amazi y'indimu ukayakamura, maze ugafata agatambaro ukajya wisiga amazi yayo mu maso no ku mubiri wose nibuza nka 3 mu cyumweru, ubundi ukajya ukaraba amazi y'akazuyazi buri mugoroba uko ugiye kuryama. Icya kabiri, ushobora kwifashisha igishishwa cy'ikirayi. Ufata ikirayi ukagihata, maze ukisiga amazi aba yasigaye mu gishishwa cyacyo kitarumuka. Ibi ushobora kubikora nibura 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Iyo wubahirije gahunda ntusibe, ntutinda kubona impinduka nziza ku ruhu rwawe. Icya gatatu ushobora kwifashisha ukagira uruhu rukeye neza ni ukwifashisha ikimera bita igikakarubamba. Iki kimera ni ingenzi cyane kuko gifitiye umubiri wacu akamaro kanini cyane. Iyo ushaka gusa neza ufata amazi yacyo ukajya uyakaraba mu tuzi tw'akazuyazi, bityo uruhu rwawe rugacya. Iki kimera kibitsemo ubushobozi bwo guhangana n'indwara zifata uruhu, harimo na kanseri. Icya kane, ushobora kwifashisha ubuki. Ubuki ni ingenzi cyane mu kugira uruhu rukeye kandi rutoshye. Ushobora kubunywa cyangwa kubwisiga, bityo ugahorana icyo bita baby face. Icya gatanu ushobora gukora mu rwego rwo kugira uruhu rukeye kandi rusa neza, ushobora kwifashisha isukari ivanze n'umutobe w'indimu ndetse n'ubuki. Ibi ubikora nibura 3 mu cyumweru, ukirinda kujya utaruka iminsi, hanyuma ntutinda kubona ko hari ikigenda gihinduka gahoro gahoro ku mubiri wawe. Icya gatandatu ushobora gukora ukagira uruhu rukeye kandi rusa neza ni ukwifashisha indimu ivanze n'amata. Amazi y'indimu avanze n'inshyushyu ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri ugira uruhu rwiza kandi rukeye. Ushobora kubyifashisha ubinywa cyangwa ubyisiga kenshi gashoboka. Icya karindwi mu kugira uruhu rukeye ushobora kwifashisha ipapayi. Umutobe w'ipapayi nawo ufite ubushobozi bwo gutuma uruhu rudakanyarara ndetse bigatuma utagaragaza ubusaza imburagihe. Ushobora kuwisiga cyangwa se ukawunywa.
icya munani, ushobora kwifashisha amacunga. Amacunga nayo ni urubuto rw'ingenzi mu gusukura umubiri wacu ndetse n'uruhu muri rusange. icya cyenda, ushobora kwifashisha ikimera bita kokombure. Kuyisiga, kuyirya cyangwa kuyinywa byose birashoboka, hanyuma ugakaraba amazi y'akazuyazi, bityo umubiri wawe ukagenda ucya uko bwije uko bukeye, nawe ukagenda wibonera impinduka nziza ku ruhu rwawe. icya cumi, ushobora kwifashisha urunyanya. Amazi y'urunyanya ni ingenzi, haba kuyisiga cyangwa se kururya ari rubisi ukimara kurusarura. Rwifitemo ubushobozi bwo gutuma uruhu rudakanyarara, bityo ukagenda ugira umucyo ndetse ukagenda uhinduka inzobe uko bwije uko bukeye. icya cumi na kimwe aricyo cya nyuma, ushobora kwifashisha pome y'icyatsi. Ushobora kuyisiga cyangwa kuyirya, bityo uruhu rwawe rugacya ndetse ugahinduka inzobe nk'uko ubishaka cyangwa se ubyifuza. Ndagushimiye cyane. Mu gihe usanzwe ufite ibisebe ku mubiri cyangwa ibibazo bitandukanye ku ruhu, wagana muganga uzobereye mu miremekere y'uruhu ukabona ubundi bufasha buhagije. Imana ikurinde naho ubutaha.